Yesu ashimwe ni kuri Yesu byose TV amore Imana bane namwe ni Mutabazi Samuel nkuko bisanzwe Imana muri bampera umugisha reka dusangirire ijambo hari gufashe arijya ari kuza mu bugingo bwawe reka dusenge. Imana ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga izina ryo bwawe buze ku ijambo ryawe rekumana kumara ababyeyi mu mabaro abasore mu mabaro abakobwa mu mabaro mu izina rya Yesu wabambwe mwakazuka amen. Imana ibahe umugisha. Zaburi ibice 71 umurongo 20 mwavuga ngo Uwiteka unkomeze kandi uhindukire umara umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka yigeze akomeza Dawidi amwimikisha amavuta y'ubwami. Dawidi aravuga ati nzaba umwami uko biri kose. Muzi urugamba yanyuzemo kugira ngo abe umwami. Amaboko y'Uwiteka yari yarakomeje ariko yari ataramumara umubabaro. Hana yari umukristo ndetse anasenga afite umugabo wamuhaga ibitambo bakajya gutambishira uko umwaka utashye, kandi umugabo yari mwiza. Umugabo yamuhaga yamurutiraga abahungu 10 niko Elukana yabwiye umugore Hana, ariko yari ataramumara umubabaro. Yajyaga ajya imbere mu rusengero ari umutambyi ngo agasenga ijwi ritava mu kanwa kubera ko umutima we waruzuye agenda n'umubabaro. Nuko ngo bituma eramubwira ngo wa mugore we uzasinda kugera ryari waretse sinugwe ryawe. Nyamara suko yari yasinze ahubwo yari afite agahinda n'umubabaro kamujengereje mu mutima we, avuga ati ibi bintu bizarangira rya bizageza ryari. Nababwira benshi Yefuta yari umuntu arushaga bene si cyubahiro ni mu bacamanza, ariko ngo aza kumenya ko yavukiye mugana n'umubabaro. Arasenga abwira Uwiteka ngo icyamukankuraho ibimbabaza ukamara agahinda n'umubabaro ndetse ukanyagurira imbago. Abo bose n'abantu Imana yakomeje amaboko. Yefuta yari intwari yakomeje amaboko ariko itaramara umubabaro. Biraza rero bigera mu isezerano rishya. Umunsi umwe Yohana Petero abwira abigishwa ati ngiye nsubiye kuroba, Kristo amaze gupfa. Avuga ati nsubiye kuroba, nabandi baravuga ati rero natwe turagukurikira. Ngo ariko bakesa ijoro ryose baroba ntagira icyo bafata. Ariko ngo Uwiteka Yesu arabitamurira abiyereka yabwira ngo mbe bana banjye hari icyo mwabonye mufite ibyo kurya. Abwira ati wapi? Ati ni munaga iburyo noneho hari ikintu kiri bukoreke. Reka mbabwire Uwiteka uyu munsi aza kumara umubabaro. Uwiteka kumara umubabaro wa mukobwa we, Uwiteka kumara umubabaro wa mugabo we, Uwiteka kumara umubabaro wa mwana we, Uwiteka kumara umubabaro wa musaza we, wa mukecuru we, Uwiteka kumara umubabaro. Ahari yakomeje amaboko yawe arakomera, ariko hari ikintu kimusigaye kumubwira. Mbwire ngo Uwiteka we nibyo uwankomereje amaboko, uwankomereje ubuzima ndetse arawankungeza ahandi, ariko ndacyafite umubabaro mu mutima. Mbwira Uwiteka arahindukira kumara umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Yageze kwa Aburahamu kubita 80 n'ingahe n'akana afite, ariko nyuma y'imyaka 20 Uwiteka amuha akana, ariko ataramuha umwana yavuga Uwiteka ati Uwiteka mbese niwe twavuganye, niwe Mana y'amasezerano, niwe Mana y'ibyiringiro, niwe Mana nzi ivuga bikabatika bigakomera. Aramubwira ati ninge twavuganye. Ngamufata ukuboko aramusohora amwereka ikirere hejuru uko inyenyeri zingana ku rubyaro rwe ruzangana, ngamwereka n'umusenyi wo kunyanja. Uwiteka kumara umubabaro. Amafaranga ntashobora kumara umubabaro. Ushobora kuba yatunze ari na menshi, amamodoka menshi ntiyakumara umubabaro. Ufite kuba yatunze ari na menshi, ndetse abagore beza n'abana beza ntibakumara umubabaro. Ufite kubona bafite, ariko reka nkubwire hari umugabo umwe wakumara umubabaro, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ajya ku muntu akamumara umubabaro. Yageze kuri Hana amaze kubyara Samweli avuga ngo wari ingumba byaye 7 ngo ababyeyi baracemerewe kubera iki? Yari amumaze umubabaro amuhaye umwana yifuzaga. Yigeze agera kwa Sara abonye Isaka aravuga ati Uwiteka ashimwe kuko igihe cyageze akangendera akampa ibyo yansezeranije, umumara umubabaro wo mu mutima. Nuko rero nawe Uwiteka kumara umubabaro. Yigeze amara umubabaro Hagari mu butayu amaze kwitarura umwana we ngo apfe, ariko amubwira ngo Hagari ubaye ute? Ngo ngiriri iriba. Arongera arareba amwereka iriba, umwana bamuzima. Uwiteka kumubara umubabaro. Yagukomereje amaboko, yagukomeje muri byinshi, yagukomeje mu butunzi, agukomeza mu mazu, agukomeza mu rubyaro, ariko hari ikintu atarakumaraho umubabaro mu mutima wawe. Rero icyo kintu kitakumara gituma ukigibabaye, Uwiteka kumara umubabaro. Ahari ufite uburwayi bwananiranye, ahari ufite ibibazo bitajya birangira, ahari saho wavutse barakuroga, ahari ufite intambara mu kazi, ariko Uwiteka kumara umubabaro. Nubwo uhembwa umushahara w'ukwezi ntago byakumara umubabaro, ariko Uwiteka ibyo bibazo yaza akabikuraho bakumara umubabaro. Yesu ashimwe cyane.
umunsi umwe mu nyanja umurabutera uri mwinshi, umunsi umwe ubwako bwikubita hirya bwikubita hino, ngo Yesu yari asinziriye, ngo bajugunye ibyo bari bafite baranatabaza, ariko ngo umwe aza kuvugira ngo Yesu dutabare turapfuye, ngo arabyuka cyaha inyanja iratuza. Rero Kristo nyamubwira ngo n'inyanja iramwumvira, mubwire ngo Uwiteka wankomereje amaboko ndagushimye, ariko ngwino umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe Abisiraheli barimo bava mu Egiputa baragenda bagera ahantu nta mazi ahari, ngo bari tutombetombera Imana na Mose, baravuga ngo ubundi mu Egiputa nta mva zahabaga. Yari yabakuye mu buretwa, ariko ataramara umubabaro wo mu mutima, yaratamara agahinda ko mu mutima. Reka nkubwire, ubutayu ni burebure ndetse wanabugwa murebye nabi, ariko Uwiteka kumara agahinda, Uwiteka kumara umubabaro wo mu mutima. Niko Dawidi yavuze, yarataraba umwami ibintu bikomeye, nibwo yaraba umwami umuhungu wa Abusalomu yaramurwanyije, yagiye agira abanzi benshi batandukanye, ariko areba nubwo akomeye, ari umwami ukomeye, hari umubabaro Uwiteka ataramumara mu mutima. Rero nenda kwifuza ngo Uwiteka kumara umubabaro mu mutima. Waba uri hafi cyangwa uri kure, waba wumvira ijambo ry'Imana, aho uri hose Uwiteka kumara umubabaro mu mutima wawe. Intambara ni nyinshi n'ibyago by'uramukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, Gideyoni umunsi baterwaga Abamidiyani bakabari batiringano bakanazitwika, umunsi umwe Gideyoni ngo Marayika aramubonekeye abwira ngo mugabo ukundwa w'intwari igenda ukiza Abisirayeli abamukwa Abamidiyani, arabwira ngo ntukambeshye, iwacu ndi bucura, ni nkuko wisuzugura nyine. Arabwira ngo ntago bishoboka, ariko amubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka uranyuze muri Gideyoni agira abantu amara umubabaro, Abisirayeli bararyama barasinzira, umubabaro urashira. Wa mukobwa we ikintu gituma utagira umubabaro umutima udashira, wa musore we, wa mupapa we, nababwenga imiryango ikomeye yabihara ariko ntiyakumara umubabaro, abakomeye baba ntibakumara umubabaro, ndetse n'aboroheje babahara ariko ntibakumara umubabaro, amafaranga uhembwa kwezi ntiyakumara umubabaro, ndetse n'ibyo ubona ntibyakumara umubabaro, no kuba wenyine ntibyakumara umubabaro, ariko hari Yesu w'i Nazareti umara umuntu umubabaro. Ngiye kugusengera Imana muri iyi minota ine nsigaranye, Uwiteka kumara umubabaro, amanuka areba kumara umubabaro mu izina rya Kristo w'i Nazareti, Imana y'ubutware n'ubushobozi n'ububasha, Imana y'imbaraga no gukomera. Wamaze Aburahamu umubabaro, wamaze Sara umubabaro, wamaze Hana umubabaro, ndetse na Ruka anashira umubabaro, mu izina rya Yesu. Nsengeye umukobwa, nsengeye umusore bari hirya no hino, abazumva ubutumwa, uhindukire uwo mubabaro. Ndabizi wakomeje amaboko yabo, ndabizi hari ababateye ntago bajegajega, ariko uhindukire uwo mubabaro. Imitima ikibaba yose ndasenze ngo uhindukire umara umubabaro, kuko nta wundi wamara umubabaro ni Imana yonyine ifite imbaraga. Abarugwa nubakureho amarozi, abambaye ubusa nubambike, buri muntu mu ruhande rw'ikintu gituma umubabaro udashira, ngwino gikureho umubabaro. Wigeze ukomeza amaboko ya Dawidi umwami, ariko arakubwira ngo ntago uramara umubabaro, arabwira ngo hindukire umara umubabaro. Nuko rero hindukire umubabaro w'abantu bakwizera, mara umubabaro w'abantu bakwiringira, manuka umara umubabaro mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe baratagangaye, dore ibibazo byabaye byinshi, intambara ziriyongera, ariko hindukire umara umubabaro w'abantu bawe, hindukire umubabaro wo mu mutima. Abantu barya bafite umubabaro, twaryama dufite umubabaro, kwambara dufite umubabaro, twajya mu rusengero dufite umubabaro, twatarana dufite umubabaro, cyokoza twanasika dufite umubabaro, ariko mpamagaye izina rya Yesu Kristo rikiranuka, ryarindi rimara agahinda n'umubabaro, ngo manuka umara umubabaro abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho manuka umubabaro abantu bawe rero, manuka ubarengere, ubatabare, ubarwanire, babere Imana, babere umutabazi, babere umurengezi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abarwayi nubakize, abashonje nubagaburire, bambaye ubusa nubambike, abatagira kirengera nubarengere, abadafite akazi nubaha akazi, abashomeri nubagirire neza. Ngwino ukura agahinda n'umubabaro abantu bafite mu mutima. Yewe nanjye usenga harako mfite mu mutima, ngwino ugira agahinda n'umubabaro mu mutima mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu uzumva iki kiganiro wese, imbaraga zawe zizamugote, urinzi bwawe buzamugote, uzahindukira umumaro umubabaro wo mu mutima. Ahari ku mubiri wawe umara, ariko mu mutima ngwino nawo umare. Niko Dawidi yakubwiye. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga, kandi ko wumvishe gutaka. Izina ryawe nishyirwe hejuru, ubwami bwawe nibuze, kandi cyoro n'ikibi cyawe. Ndabasabiye rero ngo uzubagirire neza, ni mu izina rya Yesu wabambwe rimwe akazuka ari we Kristo. Amen. Rero Imana ibaha umugisha. Ni kuri Yesu Byose TV, turabakunda. Uwiteka barebe icyoroshye kandi abamara umubabaro mu mutima, nubwo hari imiryango ikomeye, nubwo hari amafaranga, nubwo hari ibindi byaba nk'ibyishingikirizo, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana akumare umubabaro wo mu mutima.
aha ndagusabye rero ukoreshe ubutumwa ubworeze bagenzi bawe bakomeze bagira ibyiringiro, kuko muri byavuze ngo mumarane ishobora kubwira nayo magambo, nubwo kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo bwacya impundu zikavuga. Ni kuri Isoni Byose TV rero, Imana ibampere umugisha n'amahoro ava kuri yo, kuko abantu amahoro ava ku bantu yo ntarama, ariko amahoro ava ku Uwiteka ararama. Uwiteka arabampera umugisha kandi abarinde, abaramize ukuboko kwe kwera, abarinde ibyago n'amakuba ntibibabaze. Uwiteka ababera ubuhungiro kandi ababera umutabazi, kandi ababera Imana ikomeye, ababera igihome kirekire kibakingira, ababera imisozi bagose ibyago n'amakuba, ababera agakinga k'amakuba, kuko ari umutabazi kandi ari umurengezi. Ndabashimiye rero abantu mukurikira Isoni Byose TV, naho ubutaha. Shalom shalom.